Ngiye kubasuhuza no kubekaze ku kinyamakuru cya Television nizere ko aho muri mumeze neza kandi Imana ikomeje kubarinda mu gubwe neza mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Uyu munsi rero murabizi tumenyereye kuvuga inkuru ziri trend cyangwa se inkuru ziri gutrendinga kuri social media, ariko uyu munsi tugiye kuvuga ku ncamake y'inkuru twagiye tuvuga cyangwa se inkuru zagiye zitrendinga cyane, inkuru zagiye zifata hit kandi zikamamara zikagera kure cyane. Inkuru ya mbere rero twavuze Muzaranze Icyumweru, ngira ngo iyo twahereyeho muri iki cyumweru kirangiye ni yuko Nziza yabuze umubyeyi wiwe, agahita ahimba indirimbo y'agahinda, indirimbo yo kugira ngo anezeze umubyeyi we ahari, ndetse kugira ngo byibura azane indirimbo yo kujya ahora amwibuka aho yararimo yimara agahinda, ndetse kugira ngo ase nkaho abyibagiza. Uyu munsi wa none rero Nziza akaba ameze neza, akaba asa nkaho yamaze gutuzamo, yamaze kwiyakira, yakira ko ibintu byose bishoboka kandi ubuzima ari gucamo burya ibintu byose aba abisobanukiwe. Inkuru ya kabiri rero twavuze ni iyi ngiyi ya Tenge umupeto ukiri mutonya cyangwa se umwana ufite talent idasanzwe, aho twavuze yuko burya iyi Imana yashatse kugira ngo igire aho ikugeza, irahakugeza kandi ntabwo igibura inzira icamo. Ushobora kwirwanirira ugakora uko ushoboye kose ariko bikaba bitakunda, ariko nyamara Imana yo yonyine yajya mu byawe ibintu bigahita bikunda ako ka mwanya. Tenge rero we twamuvuzeho yuko ari kugaragaza ibikorwa mu mafaranga yiwe, amafaranga afite arimo aragenda ayashyira ku karubanda abantu bose bakayabona. Twavuze yuko yamaze gushinga ikigo cya Ruferina, yamaze gushinga primeri, yamaze gushinga ibigo bikora amazi. Uyu munsi wa none Tenge nawe turavuga ko ari umuntu umeze neza kandi uhagaze neza, ufite ibyishimo n'umunezero, unyuzwe n'ubuzima kandi abantu bose bakomeje kwishimira, bakomeje gukunda, buri wese akomeje kumureba nubwo asa nkaho yibagiwe ko kuba yarabyinaga za Tenge arizo zagiye zimuranga. Inkuru ya gatatu rero ni y'uyu mupeti twavuzeho nawe ufite imana idasanzwe, wari uri muri Stars show. Inkuru ya gatatu ya kane ngira ngo ni iyi ngiyi, sorry nanimvuze ngo ya gatatu, ariko inkuru ya kane ni iyi ngiyi ya Mitsutsu. Twavuze ku nkuru ya Mitsutsu, aho Mitsutsu ari mu rukundo rushya, aho Mitsutsu afite umukunzi mushya, ubwo yaramaze guserera na Bobo, bamaze gusa nkaho babigize ibintu bidasanzwe, babigize ibintu birebire, big deal. Mitsutsu agahita ahitamo kwifatira umukunzi, aho yari yamaze no kumusaba imbabazi. Bobo basabanye imbabazi byarangiye. Uyu munsi wa none rero navuga ngo Bobo ari gukundana n'undi mukobwa nabonye, wa undi ukina muri filime za Kiramani. Mitsutsu nawe yatereye ivi, uno mukobwa yatereye ivi n'umuhinde wiwe, ndetse barimo baravugishwa amagambo menshi kuri mbuga nkoranyambaga za social media, ngira ngo mwabibonye ahantu henshi hagiye hatandukanye. Iyi niyo nkuru rero ya kane mu nkuru zaranze icyumweru twavuzeho, kandi ni inkuru nziza, ni inkuru yarebwe cyane, ni inkuru yatushimishije. Niyo mpamvu uyu munsi wa none twahisemo kugira ngo tuyigaragaze ndetse tunavuge yuko iyi nkuru rwose yari inkuru nziza, kandi Mitsutsu tumubwira ngo congratulations mu rukundo rushya. Inkuru ya gatanu twavuzeho ni inkuru ya Dogiteri Nsabi bija ndetse nabikokora, aho basezeye mu Irebero TV, aho bafashe umwanzuro wo kwigendera. Tuvuga yuko rwose Dogiteri Nsabi yamaze gusezera mu Irebero TV ndetse bija nabikokora. Ngira ngo mwarabibonye ko basigaye bafite channel yindi bari gukiniraho yitwa Dogiteri Nsabi comedy, no basigaye bacisha comedy nshyashya, kandi mwabonye ko bamaze gushyiramo abakinnyi bashya, bashyizemo abakinnyi ba filime bashyashya, nibo basigaye bakorana. Aho uyu munsi wa none ibi bintu byamaze kujyaho umucyo, Irebero TV rya series ari bishyira ku karubanda, rivuga uburyo Dogiteri Nsabi bija ndetse nabikokora byagenze kugira ngo babe babasha gutandukana mu buryo bumeze nk'uko mwabubonye mu bintu bitasaga nkaho bishimishije Irebero TV, ariko bigomba kubaho. Indi nkuru twagarutseho, inkuru yabaye ikimenya bose, inkuru yabaye inkuru nziza, ni inkuru y'umumama cyangwa se y'umukobwa Inkuru, umuntu rwose uzi kwita ku bantu, umuntu uzi guha agaciro ikiremwa muntu, uzirikana aho yavuye, utajya wirengagiza aho yavuye, ahubwo ahora azirikana yuko byibura nubwo bitari byoroshye, nubwo urugendo rutari rumeze neza, ariko byibura
araho yavuye burya aho wagera hose byanga bikunda ushobora kuba ufite fondasiyo ntoya itari ndende ariko hari aho iyo fondasiyo iba yaravuye ni umuntu ashobora kukubwira ngo akagutungira urutoki kuriya gusa byibura abakweretse ariya kuru rero yari yasuye muryango wa Masisi cyangwa se abaturage basenyewe n'intambara ziri kubera muri biriya bice yabashyiriye byo kurya amasuka yo guhinga abashyira ibyo kuryamaho ndetse tuvuga yuko yabasezeranyije kububakira n'ikigo cy'amashuri ngira ngo ibyo ngibyo biri mu nzira. Indi nkuru twagarutseho ni inkuru umukinnyi w'umupira musore gato narwaye amagripe ariko n'ubundi ntago byambuza gukora inkuru kuko nibyo biba byatuzanye ni umukinnyi w'umupira Diogo Jota ngira ngo mumaze iminsi murimo murabibona aho yitabye Imana azize impanuka aho yari ari kumwe na murumuna wiwe barimo barakina umupira ngira ngo murumuna we ni Andre bose bazize impanuka aho ipine yahiye batwaye imodoka bagiye kudepasa indi modoka ipine igashingukamo rwose igahita ishya aho twavuze ko urupfu burya ruba rugenda mu muntu. Uyu munsi wa none rero Diogo Jota akaba bisa nkaho ntabwo twabikurikiranye neza ariko bisa nkaho dukurikije amashusho turi kugenda tubona kuri social media bisa nkaho Diogo Jota yaba yamaze gushyingurwa mu cyubahiro ndetse ni ibintu navuga ngo byababaje benshi byabaje abakunzi ba Liverpool cyane abakunzi b'umupira noneho by'akarusho abafana ba Liverpool bihangane sori gato ibyo ni ibintu bibaho cyane. Indi nkuru rero twagarutseho ngira ngo murimo murayibona ni inkuru ya Vestine and Dorcas aho ariko Vestine cyane by'umwihariko twagarutseho kuko ni wari wagize ubukwe Vestine wakoze ubukwe Vestine aho yageze ubukwe bwiza agira ubukwe bw'igitangaza ubukwe budasanzwe ubukwe bwari bwitabiriwe n'abastari ba Chrisizi ba Dogiteri Nsabi ba Ezira ba Chita bande bose ba Junior Giti abastari mugiye muzi bo muri mukunda kubona bakora ibiganiro kwa Empire bari batashye buno bukwe rwose ba Nyambo bande bose abahanzi benshi abakinnyi ba filime abantu bagiye batandukanye b'ingeri nyinshi cyane harimo nabo tutazi kuko n'abantu benshi cyane. Vestine rero yagize ubukwe bwiza ngira ngo uyu munsi wa none Vestine ari mu bantu banezerewe ari mu bantu bishimye bashimishijwe no kuba bari mu rugo rwabo bubatse urugo rwabo. Vestine ngira ngo ubu ngubu arishimye cyane kandi akomeze kugira urugo rwiza. Indi nkuru rero ni inkuru ikomeje gutrendinga yo iracyatrendinga kuko ndavuga ngo niyo nkuru ya nyuma mu nkuru zaranze iki cyumweru rwose iri gutrendinga cyane. Ni inkuru y'umubyeyi cyangwa nakuno umubyeyi yitwa Muyango. Ni inkuru rwose ikariso yavugishije abantu benshi cyane. Ikariso yiwe rwose yakoze ibara yakoze ishyano ariko rwose ntago ari byo ntago byari ngombwa ko birirwa bagira ariko byabaye ngombwa ko bijya ku karubanda ariko ni ibintu bisanzwe ni ibintu biri public ibi nta muntu utabikora kandi nta nka yaciye amabere ibyo yakoze n'undi wese yabikora ngira ngo rero ubu ngubu Muyango ni umuntu usa nkaho ibintu biri kumuvugaho bitamushimishije nubwo biri kumwubakira izina akomeze kwihangana. Indi nkuru rero yari trend cyangwa se indi nkuru yahitinze ni yuko mwagiye mwumva ku binyamakuru bigiye bitandukanye aho muri Jendi Grand Frère nemera rwose Saluti mukuru wa Big Energy Yago Pondati turakwemera uri hose aho mwabonye inkuru zigenda zivuga yuko yaba umugore we yamutaye cyangwa se umugore we akaba yamusize ariko Yago nubwo ibyo byose byari bimuvugaho cyangwa se byabaye ariko yaje kuza abishyiraho akadomo araza abishyiraho umusozo ubwe arabyivugira arabyisoreza avuga ko umugore we rwose batari kumwe ndetse avuga yuko yari yamaze kubyara kandi Yago aracyamukunda mama life abwo yasoje avuga ngo tuzahura kandi Yago Pondati umugore azagaruka. Indi nkuru rero mwagiye mubona mu nkuru zaranze iki cyumweru mu nkuru zageze trendinga ngira ngo inkuru za Muyango na Kimenyi murazizi bavuga ko nyirabayazana ari DJ Brian ngo ajye umutinganya Brian nawe ahuri nuko rero bantu banje mukomeze kugubwa neza. Amakuru yaranze icyumweru ku kinyamakuru cya Tura TV show ni izi ngizi ndetse zose ngira ngo niko nagenzi bakurikiranira ku murongo uko zigenda zikurikirana. Rero mukomeze kugubwa neza kandi Imana ikomeze kuba umugisha rwose Imana ikomeze kubana namwe mu bice bigiye bitandukanye aho muri nubwo mwaba mutameze neza ariko muhumure ejo ibintu rwose bizagenda neza mbasaba kugira ngo nimba
hari ikintu wumva wifuza twagukoreraho, ikintu kidasa nkaho kitubangamiye cyangwa se kizabangamira undi muntu, watwandikira muri comment ukatubwira iyo nkuru rwose tukayivugaho, kuko ni ibintu byacu kandi ni ibintu biba byatuzanye ahangaha. Ngaha rero mukomeze kugubwa neza kandi Imana ikomeze kubagira neza, ikomeze kuyereka mu byo mukora byose. Inkuru zari izo ngizo, sinabura kukubwira ngo nimutarakanda subscribe, ukole like, share ndetse na comment, ubudusapotinze kandi ubudukore ikintu gikomeye cyane. Imana ikomeze kuba mugisha, n'ubusabe nagari tegeko. Shalom.